Nyagasani turagusaba iturire intumwa zawe nizo watoye zose zibona imbaraga zawe zisarura imitima turagusabye dawe. Nyagasani Mana tubwire turakumva tugezeho ijwi ryawe n'ugushaka kwawe tukwitabe. Nyagasani turagusaba iturire intumwa zawe nizo watoye zose zibona imbaraga zawe zisarura imitima turagusabye dawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristu, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe, urabihorane nawe. Uyu munsi nanjye Nove ni iminsi 9 dusabira Padiri Emmanuel Sebahire twabanye twiganye twari muri presidium imwe, umwamikazi w'amahoro y'abareji yo mu Nyakibanda, waromoni y'abareji yo mu rwego rw'igihugu, yagize ubuganga muri segonderi Grand Seminaire Padiri, aranabikomeza muri universite yamaze imyaka mike arangije. Turazirikana kandi n'umuvandimwe by'ukurikiye ko yitabye Imana ariko yabura ibirengero, Julius Rugwiro, izina ryo muri lite yitaga Jean Paul Romeo Rugero. Turasabira kandi n'umuryango yasize, sa femme Sara, abana be ngo bakure neza, Isabelle Rugwiro, Angel Rugwiro na Leos Anthony Rugwiro. Turazirikana abavandimwe be Nadine Kazuba, Juste Mukiza na Remy Kazeneza. Ababyeyi be nabo turabazirikana bari muri Amerika. Nyagasani, mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, mbere yuko turitambuka Eucharistia, reka twicuze ibyaha byacu maze tubabarire. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe uko nacumuye rwose, mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no byo nirengagije gutunganya. Koko naracumuye rwose, nicyo tuma ninginga Mariya Mutagatifu mubikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze zatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen. Nyagasani tubabarire, Kristu tubabarire, Nyagasani tubabarire. Dusabe. Nyagasani Mana yacu turagusaba tukwinginga ngo umugaragu wawe Padiri Sebahire Emmanuel umusaserdoti washinze imirimo mitagatifu akiri hano ku isi, umugorerere ikuzo mu ngoma y'ijuru, ahorane umunezero w'iteka kubwa Yezu Kristu umwana we n'umwami wacu, Imana mubana mugatekana n'ubwaro mutagatifu uko ibi bihora bisimburana iteka. Amina. Turasabira kandi na Rugwiro Julius Munyagasani amugororere niba koko iramwitaruriye. Ijambo ry'Imana, isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu mwandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, nimugire ubutwari muri Nyagasani, nimugire imbaraga ze zibashoboza byose, nimwambare intwaro zikomoka ku Mana kugira ngo mubashe guhangara imitego ya Sekibi.
erega abanzi turwana si abantu, ahubwo abo turwana ni ibikomangoma n'ibihangange n'abagenga b'isi y'umwijima n'izindi roho mbi zo mu kirere. Nuko rero nimwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo muzashobore gukomera ku munsi mubi, muzatsinde mudacogoye. Ngaho rero nimuhagarare gitwari, ukuri mukugire nk'umukandara mukenyeje, ubutungane mu bwambare nk'ikoti ry'icyuma, umwete wo kogeza inkuru nziza y'amahoro ubabere nk'inkweto mu birenge, ariko cyane cyane muhorane ukwemera kubabere nk'ingabo izazimya imyambi igurumana ya Sekibi. Nimwakire ingofero y'umukiro n'inkota muhawe na Roho, ariyo jambo ry'Imana. Igihe cyose muhore musenga kandi mwambaza ku buryo bwose mubwirijwe na Roho. Mubyitondere kandi musabire ubutitsa abatagatifujwe bose. Nanjye munsabire kugira ngo mpabwe imbaraga zo kuvuga incizamanga, namamaza iyobera ry'inkuru nziza mbereye intumwa, nubwo ndi mu munyururu rwose. Icyampa ngo nshobore kuvuga ibyayo nshize amanga uko mbigomba. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Zaburi y'ijana 44. Ntihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye, ntihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye, gutoza amaboko yanjye ibyo kurwana, n'intoki zanjye ibyo kurema urugamba. Niwe mbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye. Ntihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye, ntihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye, ibindiro byanjye n'umukiza wanjye. Niwe ngabo inkingira, nkihugika iruhande rwe, nawe ucogoza amahanga ngo nyategeke. Ni wowe rutare rwanjye, Mana yanjye, ni wowe niringiye. Nzaguhanga amaso buri gihe, ngusabe imbaraga maze nsinde cyago. Mana yanjye, nzakuririmbira indirimbo nshya, ngucurangire inanga y'imirya 10. Wowe uha abami kuganza, ugakiza Dawudi umugaragu wawe. Ni wowe rutare rwanjye, Mana yanjye, ni wowe niringiye. Nzaguhanga amaso buri gihe, ngusabe imbaraga maze nsinde cyago. Haleluya, 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 haleluya. Ntabwo impundu uje mu izina rya Nyagasani, amahoro mu ijuru n'ikuzo mu bushorishori bwaryo. Haleluya, 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 haleluya. Nyagasani bumbura umunwa wanjye, nkere kwambaza ivanjiri ku buryo bukwiye kandi bwumvikana. Nyagasani Yesu n'abane hamwe nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Ntabwo ikuzo Nyagasani. Icyo gihe umwe mu bafarizayi begera Yesu baramubwira bati, haguruka uve hano, kuko Herodi ashaka kukwicisha. Arabasubiza ati, nimujye kubwira uwo muhari muti, uyu munsi n'ejo ndirukana roho mbi, nkiza abarwayi, maze ku munsi wa gatatu nzabe ndangije. Ariko uyu munsi, ejo n'ejo bundi ngomba gukomeza urugendo rwanjye, kuko bidakwiye ko umuhanuzi apfira ahandi hatari Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, wowe wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nashatse kwegeranya abana bawe nk'uko inkoko ibundikira abana bayo mu mababa, ariko wowe ukanga. Dore inzu mutuyemo izabasenyukiraho. Koko rero ndabibabwiye, ntimuzongera kumbona ukundi, kugeza igihe muzavugira muti,
nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Iyo ni ivanjiri ntagatifu, uragasingizwa Kristu. Tumaze kumva ijambo ry'Imana ridukangurira kwambara intwaro z'urumuri. Koko imigenzo bavuze tugomba kubaho ngo ituyobore muri uru rugamba rw'ubukirisitu turimo ni imigenzo ikomeye. Reka tuyisubiremo. Nimuhagarare gitwari, aho uri umva uri nk'intwari ya Kristo. Muhagarare gitwari, ukuri mukugire nk'umukandara, kuvuga ukuri. Mu buzima bwacu tukarangwa n'ukuri, ibyo ukora bikaba ukuri, ukaba vrai. Ibyo kunyura ku ruhande, ibyo kubeshya, ibyo kuryarya, ibyo kwiba, ibyo kuriganya, ukabeshya umuntu ngo nguriza uzi neza kutazamwishyura, ukuri mukugire nk'umukandara mukenyeje. Ubutungane bwambara nk'inkota ry'icyuma. Yesu ati nimuharanire ubutungane nk'ingoma y'ijuru, ibindi byose muzabyongererwa. Qu'il neige, qu'il pleuve, aho uri kumva ugomba kuba umutagatifu Imana yihitiyemo. Umwete wo kogeza inkuru nziza y'amahoro wabere nk'inkweto mu birenge. Iyo usohotse utambaye inkweto wumva rwose ugenda ubabwa. Ni uko ngo uwo mwete rero wo kwegeza inkuru nziza atari mu magambo gusa ari no mu bikorwa wagombye kutubera koko intego ya buri munsi. Ariko cyane cyane muhana kwemera kube nka moteri tugenga, kwabere nk'ingabo izazimya imyambi igurumana ya sekibi. Wenda twakira ingofero y'umukiro n'inkota muhawe na Roho, ariryo jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana ni nyakuri, jambo ry'Imana ni rijyabugingo, jambo ry'Imana turihorana. Hano na Bibiliya buri munsi ugomba ko igitabo ugomba kurara ugisoma. Iyo wavuga rozari, niyo wavuga andi masengero, ariko ujye wibuka ko na Bibiliya ugomba kurara usomye inverse. Atari yo wahawe amasomo gusa uwo munsi, ariko ugomba kuzirikana ko uro rwandiko wandikiwe n'Imana. Zirikana Zaburi, zirikana amaganya, zirikana ibisingizo, maze igitabo kikubera urwandiko Imana yakwandikiye. Nimwakira ingofero y'umukiro nk'inkota muhawe na Roho, ariryo jambo ry'Imana. Mujye musenga kandi mwambaza ku buryo bwose mubwijwe na Roho w'Imana. Ntukarare udafunze amaso ngo werekeze umutima wawe ku ijuru. Mubyitondere kandi musabe ubutitsa batagatifujwe. Ati nanjye munsabire. Dusabirane rero dukomere ku Mana. Twumvise Yezu avuga mu marenga ko azababara. Avuga ko yatutse Herodi, ntago yamututse by'ubugome, ahubwo nuko Herodi atumvaga ubutumwa. Kandi Yezu ati mfite ubutumwa, ngomba kwirukana roho mbi nkiza abarwayi. Nitwirukane roho mbi natwe, nidukize abarwayi ku buryo bwacu, twirukanemo natwe roho mbi by'umwihariko. Ngomba gukomeza urugendo rwanjye. Yesu niho yabwiye ati ntabwo napfa umunsi utageze. Nawe aho uri, icyo ukora cyose uzirikane ko udashobora gupfa umunsi utageze. Ariko kandi urugendo rwawe Imana iguhaye uyu munsi rukomeze mu kwemera. Nyagasani Yesu nabane namwe. Tubikorere dusabira Padiri Sebahire Emmanuel wamamaje ubutumwa ashize amanga, ni muvandimwe Jusi Rugwiro. Dukomeza n'umuryango yasize. Dukomeze dutura. Urasingizwa Nyagasani Mana y'ijuru n'isi, watugiriye ubuntu duha uyu mugati. Tugutuye ukomoka ku mbuto yeze mu butaka no ku murimo w'amaboko y'abantu. Ukaba ugiye guhindurirwamo ikiribwa gitanga ubugingo. Imana nisingizwe iteka. Ikimenyetso cy'ivangwa ry'amazi na divayi tuyikeshe kugira uruhare kuri kamere Mana, yishakiye gusangira natwe kamere muntu. Urasingizwa Mana y'ijuru n'isi, watugira ubuntu duha
iyi divayi tuyikomoka ku muzabibu no ku murimo w'amaboko y'abantu, ikaba igiye guhindurirwamo ikinyobwa gitanga ubugingo. Imana isingizwe iteka. Turakwinginga Nyagasani, natwe tubabarire. Igitambo tugutuye cy'umuriro Nyagasani Imana yacu. Nimusabe bavandimwe kugira ngo igitambo cyanjye nacyo cyanyu kinyure Imana Data ushobora byose. Nyagasani yakire itambo tumuhereje, ngo giheshe izina rye ibisingizo n'ikuzo, kandi kitugirire akamaro, kikagira intekerezo yose ntagatifu. Mana ishobora byose, turakwinginze, gira iki gitambo gitagatifu umugaragu wawe Padiri Sebahire Emmanuel, umusaserdoti, yaguturanaga ubuyoboke, umuhe kureba ubudahwema uruhanga rwawe rubengerana ku bwa Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, ntawe kandi muhorane. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru, tuyerekeje kuri Nyagasani. Dushimire Nyagasani Imana yacu, birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimaraga agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka. Wowe wasize umwana wawe w'ikinege amavuta y'ubutore, ubigirishije Roho Mutagatifu, maze umugira umusaserdoti mukuru w'isezerano rishya kandi rizahora witeka. Byongeye niwagennye ku buryo bw'agatangaza ku busaserdoti bwe rukumbi bukomezwa muri Kiliziya ye. Kuko rero uwo muryango mugari yihangiye ubwe, nta wundi ingabire z'ubusaserdoti bwacyameye gusa, ahubwo kubw'urukundo akunda abavandimwe be, agerekaho no kuwutoramo abantu bamwe, ngo barambureho ibiganza, maze babone batyo ububasha bwo gushinga umurimo we mu butagatifu. Bene abo Nyagasani nibo bashinzwe guhora bagutura mu izina rye, cya gitambo cye gihesha abantu bose agakiza. Nuko bagategurira abana bawe ifunguro rya Pasika ye. Nibo bagomba kujya babimburira imbaga yawe ntagatifu mu nzira z'urukundo. Nibo bashinzwe kuyiheresha ijambo ryawe no kuyihembuza amasakaramentu yawe. Nibo basabwe imbere y'abandi guhara amagara yabo kubera wowe, no kugira ngo abavandimwe babo babone umukiro w'ubutanga. Nibo mbere na mbere bakwiye kwihatira kwishushanya na Kristo ubwe, kandi ntibacogore kuba abahamya nyabo ukwemera n'urukundo bagufitiye. Nicyo gitumye natwe Nyagasani twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose, ngo tukwamamaze twizihiwe tuguvuga tuti: Nyir'ubutagatifu, 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 ni Nyagasani Imana, umutegetsi w'ingabo. Ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe, nahabwe bondo mw'ijuru. Hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani,
nahabwe bondo mw'ijuru. Koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba gusakaze roho kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko yohereza abigishwa avuga ati, nimwakire maze muryeho mwese, iki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko yohereza abigishwa bavuga ati, nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenurwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ryo kwemera, igihe cyose turya uyu mugati tukanywa kandi kuri iyi nkongoro, tuba twamamaza urupfu rwawe Nyagasani, kugeza igihe uzaza mw'ikuzo. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugabo utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko yatumye tuberwa no kugushengerera twagoreza aya maturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristu, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze ubwo rijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Yosefu, n'abatoreye umurimo wa Leta bose. Nyagasani, wibuke umuyoboke wawe Padiri Sebahire Emmanuel, wahamagaye ku munsi w'ejo umuvana kuri iyi si, maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, umwe no kumushanya mu izuka rye. Wibuke kandi umuvandimwe Julius Rugwiro, muri rite yitaga Jean Paul Romeo Rugero, n'abandi bavandimwe bacu bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye bamufitiye impuhwe, maze ubakirire mu muriro guturukaho. Turakwinginze natwe twese tugirire impuhwe, ugire mu muryango Julius Rugero yasize, Sara umugore we, Isabelle Rugwiro sa fille de 16 ans, Angel Rugwiro de 13 ans, Losantene Rugwiro de 6 ans, kandi n'abavandimwe be bababajwe no kubura umuvandimwe wabo, Nadine Kazuba sa sœur et ses frères, Juste Mukiza, Rémi Kazeneza. Maze twashoboye kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, Yozefu Mutagatifu umugabo udahinyuka, intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuzwe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku Yezu Kristu umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo buryo hose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, ubumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Nuko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti, nawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka kijye gikorwa munsi nk'uko gikorwa mw'ijuru.
ifunguro riduhe none, ntuzadubore ngo dutsindwe n'amogoshya, ariko udukize icyago. Nyagasani turakwinginze ngo dukize ibyago byose ibihe turimo, wowe sakazemwe amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya migize yeromahere, nuko zakomokeza wacu Yezu Kristu, kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ni ibyawe Nyagasani, uko ibikeye bihora bisimbura n'iteka. Nyagasani Yezu Kristu, wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbaha amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ubwo turi kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe ugateka iteka ryose. Amina. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani murahore namwe, urukundo rwa Kristu twifurizanye amahoro, gire amahoro ya Kristu yahore nawe. Ntama w'Imana, ubukize ibyaha by'abantu, tugirire imbabazi. Ntama w'Imana, ubukize ibyaha by'abantu, tugirire imbabazi. Ntama w'Imana, ubukize ibyaha by'abantu, Yesu duha amahoro. Nyagasani Yezu Kristu, mwana w'Imana nyir'ubugingo, wihaye isi ubuzima ubigirishije urupfu rwawe ku bushake bw'Imana Data, kandi bifashijwemo na Roho Mutagatifu, udukize ibyaha byacu byose n'ibyago byose, ubidukirisha umubiri wawe n'amaraso yawe, maze uduhe guhora dukomeye ku mategeko yawe no kutagira ubwo twitandukanya nawe bibaho. Amina. Nyagasani ngutuye abari bukurikira iyi misa badashoboye kuguhabwa ku buryo bufatika, ku buryo bwawe ubihagirize, ku buryo umutima wabo winjiremo wimemo. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani sinkwiye kwa kwinjira mu mutima wanjye, ariko uvuga ijambo rimwe gusa rwangira kira. Amina. Amasengesho yanjye uyumve Yezu, umeko gukunda no kukubaha, nuko nzazi wowe mu bwami bwawe, niho nzanezerwa, niho nifuza. Turakuramya Yezu, uri umuremyi, uri hano rwose, uri muzima, uburyo udukunda ntako bungana, uduhaza twese mu Karistiya.
Dusabe. Nyagasani Mana yacu, twebwe amaze guhabwa isakaramentu ridukiza, turatakambira impuhwe zawe kugira ngo umugaragu wawe Padiri Sebahire Emmanuel, umusaserdoti wagize umugabuzi w'amabanga yawe hano ku isi, umuhe noneho gutungwa n'ayo mabera ku buryo burambuye mu ngoma y'ijuru ku bwa Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Imujyane amahoro n'ibyishimo bya Kristo. Dushimira Imana. Wahisemo kuba umuja wa Nyagasani, wahisemo kuba umuja w'Imana, wahisemo kuba umuja wa Nyagasani, dutoze natwe iyo nzira. Mu buzima bwawe ku isi wanyuze ahakomeye, dutoze natwe iyo nzira. Wowe wemeye kubaho nk'uko Imana ishaka, dutoze natwe iyo nzira. Wahisemo kuba umuja wa Nyagasani, wahisemo kuba umuja w'Imana, wahisemo kuba umuja wa Nyagasani, dutoze natwe iyo nzira. Wahisemo kuba umuja wa Nyagasani, wahisemo kuba umuja w'Imana, wahisemo kuba umuja wa Nyagasani, dutoze natwe iyo nzira.